Gisaza. Gisaza. Bisaba ngo banze uce bugufi ugendere kuri nivo y'ababyeyi n'ibyo umugore bizaza ngo wisubiyeho Kuri pe. Usubiyeho ubu ndi gucisha make ariko. Ndirimbo ubupfura usizimuwe z'ababyeyi, mico y'Inyanza wayivanye Mama, abo ntiwabura umwe muri twe. kureba ko mbona hari ikintu kimwe. Sombe niyo ari kugira tugiye kugira. isombe nyine nari ndimo nyisoroma nagira ngo ujye kuyishesha tuze kugateka Noneho ubwo ku manywa. anywa si isombe ihira iminota ingana Hari ahantu nari ngiye kujya. Ngeraga ngende ngasama. nyine mfasha tugace tugere vuba mfasha ariko Irarenga umuhogo se. urabuzwa n'iki si ikibazo ufite n'iki iyo ibiryo byabonetse no kuribwa biba byaribwa Ushatse nyamara wareba ukuntu waganiriza papa agacisha make kuko nanjye kiriya kibazo ndi kukiga. baracyumvisha ariko Cyumva. simba ahubwo ko watangiye kujya ku murongo wabaye umwana mwiza burya iyo ababyeyi bakaganiriza umwana nawe hari akandi kantu yiyungura ageze ku ruhande akabitekereza ahubwo nawe wabitekerejemo Ako muganira nabi. oya ntabwo tuganira nabi buriya se twari turi kukuyobya cyangwa twari turimo Nari tukubaha uzi umwanzuro nari ngiye gufata. Nari ngiye kuzana umugore wabyaye afite babiri cyangwa se n'akamuzana mu nzara. Isombe ari mu zuba wayikura. Wamwarikisha iki? hanyuma Ubutaha kuri barumuna banjye namwe mukuremo isomo. None ngiye ko nakuremo isomo. Mukuremo isomo muri here mu wa mbere paka muzamutse. Mujye mubigenza gake gake kuko buse reba nawe buri mukobwa ntawe ndi guhitaho. Kumubaza nta rukundo ndamfite undi nkamwara uriya turamwara mu rukundo. burya nibyo ariko ahubwo wa mbere uramubwira ati reka reka wa kabiri ujya kuzabona umukobwa wishimiye waratagangaye natwe n'izo nzira twanyuze Agarutse nyuma yarambwiye ngo reka mbwira wenda hari n'abonye ari kugenda yigirishwa gutya ndabyigaho ashobora kubyigaho nabonye undi ugahita mubwirane nanjye nabyizeho nsanga narakwibeshye se burya namuzana hariya mu rugo. iriya kuba iso yaretse batuye nanjye si uko ntabonaga yuko uri mu makosa ariko burya abantu b'ababyeyi tugenda ducishiriza tugacisha make Ako se noneho telefone wanjye itari gucamo byagenze bitera nongere nyicishemo numve yabaye kompozite yavuyeho kanisubirire sha mu murima gumyangaha nazashwa umwana wa amakuru murakomeye se ubu ndabona atari ubwa mbere mubonye mukobwa ariko uriya mwana mbona asa n'uwerekeza mu rugo ari umukobwa ari kugaruka aha si kwa bunyerera aha niho kwa bunyerera niho none kuko haje se n'ubuhoro umukobwa ni ubuhoro nari nje kumureba wari uje kumureba bunyerera se yakubwiye ko agira inzu umukobwa oya turaziranye muraziranye hano rero ni kwa papa wa bunyereri ntabwo ari kwa bunyereri nyirizina ariko arahari ari mu rugo
reka sinzi ntumbaze namwe abakobwa simbizi ntumbaze namubonaga aho ngaho ubaze bari umunabe kanegere guhinga ntimukabaze ibintu biriya so yakubwiraga byari byo bisaba ngo banze uce bugufi ugendere kuri nivo y'ababyeyi n'ibyo umugore bizazanye ariko wumviye ababyeyi yewe ntabwo ndakuvuna cako gasombe turebe ukuntu tujya kurya ahubwo buriya akantu nageraga uze kubwiraho papa niwumvira ijoro ndaye nkorora akorera cyane ariko umenye yuko nshaka ikibanza umubwire apo ibyo ndabigukorera nuko ndabijyamo siwumva ko wabaye umwana mwiza reka tujye kwitekera agasombe gahinda we subu kuko nkura musaza kuko mana kuki wemeye kumvukira subu kuko nzazana umugore nzamenya mbigenzane kuko mana kuzi ko nigirira isoni uriya mukobwa kumutereta nawe byari byananiye ngo noneho kugira umugore mu cyumba kimwe yakuyo bambe basiya yihangana nk'imyaka nk'ine ko nari kuba nciye akenge Mwiriwe. Mwiriwe. Mukuru wanjye yari ari inyuma y'abakurikirana. Yabaye iki? Bari mu bwicanyi na papa. Andiamo a morire. Oh, Imana. Oh, Imana. Rafiki. Mana narenze kudahari n'ukuri urabyumvishe kuko urabikoze mana Yesu ni njyewe arananiye ngo niba nyina atatoye inkwi ngo ntabwo bazitora kandi baraziga zasabye bashaka kanzitashye sha ni ibiki bitambereye ushobora kudukangurira n'ibiki urimo none se ubu nyoka adahari nawe ukaba udahari n'abana bandi badahari ntabwo nshaka kongera gusakuza ahubwo sinatura uduka reka nshaka kumvikana sengo turumvikana gutya ubu ubu ubona nkwiriye kujya gutora inkiko ubu uranshebeje ku karubanda bibaza nka ba mwana wawe se kuki utabona ko nanjye ibyo wambwiye nisubiyeho ariko mwana we icara hano tuvugane icara hano gusa byo birakubereye gutashya mana yewe ese koko na mama wanjye umva uko uninura aya ntabwo ari kuko uninura yewe bitekereje ute kuzana congo none se kubonana niturukiye hariya ku muturanyi nari ngiye kureba za hene za nyoko ngo zonye ubwo rero ngeze hano mbona mu rugo nta muntu uhari ndavuga nteka njyana udukwi bari mu byo babatekera bya myumba nta nubwo ubona n'amarenga
amarenga yayo nukuri nisubiyeho ngo wisubiyeho nukuri pe nisubiyeho ubu ndi gucisha make ariko nahubwo ndi kuyacisha bakamenya ubu se nyoko wigeze umubwira ko wisubiyeho uzi n'umubabaro waduteye se mama dufitanye ikibazo nawe kandi ugiye kwanga kumbabarira mbwire ngo mama ariko ubundi reka mubaze utavunitse uru rugo warubuze mwiki gituma wiriranwa n'ibirara iyo mu gasozi warayaha wiriwaha muri uru rugo wabuze ntabwo dukunda kwirirwana n'ibirara dukunda kwirirwana n'ibyirigo noneho ibirara tukararana nabyo mukararana nabyo ntiwumva se none se wisubiyeho ariko yawe yireke ntabwo uri kwandika hano si ku ishuri ariko iki nyine wisubiyeho sobanurira wajyanye congo gutashya papa oya sobanurira uburyo wisubiyeho urumva ugiye kugaruka ukaba umwana mu rugo mwana wanjye nugaruka ukaba umwana mu rugo uzagusabira ngo ukwere ngo ushyingire ugire ubukwe bwiza imodoka ngo pi mu mazina yanjye bya bindi ujya mu mazina yawe nyine bavuga ngo pi abantu bose watse kunsuzuguza noneho nanjye reka nze mubwire ariko bakubwira akantu ntunseke kavuge ntabwo nguseka mwana wanjye ibintu byambaye nyine nkakumwubwira narikoze ndikora ndagenda narese agatuza njya gutereka umva rwose wareza agatuza agatuza niko katerese cyangwa bakanga bamu none iri nishano mwaka byana wareza agatuza ngaragara nakonje uwo mukobwa bazamuma iyo ujya kwa so bavuga ko nzava mu iyo ujya kwa so ubukwe wambara neza ukagenda umeze neza ntabwo ugenda wareza agatuza nyine bakubonye nk'ikirara koko waransebe noneho umva ukuntu nagezeyo ugezeho agasaza kabanga bikama ubwoba ndagenda niwe ntabwo mbigushimiye ariruka ntabwo mbigushimiye nyine nagezeyo oya ntabwo mbigushimiye uwo si umuco nyarwanda ntabwo uri kunyumva ngo ntagaki wahasanze ndashaka kukubaza ntabwo uraca bugufi urajya mu muco w'abanyarwanda uraba umunyarwanda wuzuye uracyari mu ishyamba garuka mu rugo ntabwo uragera ku muco w'abanyarwanda nturi umunyarwanda nagendeza agatuza agasaza agaki wasanze nseka nyine rose ko ugiye kubigira inkuru kandi ukanseka kandi nakubwiye uko biri ahubwo ariko mwana wanjye banza unyumve ko twagutoje umuco njye na myoko tukakurera ugakura ukaba ugeze ahangaha umusaza wese kuri iyi si ni so kuko ntiwamenya aho waguye ntiwamenya n'uwagukanjiye agatoki none ngo nasanze wigira gutya ngo narireze n'umukobwa ni ikirara ariko se uri muzima urarwaye n'umukobwa turaberanye gira uti turaberanye mu modoka ibi ni ibiki nari naranze guseka noneho nyoko naza ndamuhagashya uri ikirara n'umukobwa ni ikirara ntabwo uzi amahirwe muzajya kwa ndetse ntabwo uzi amahirwe yo gutereta ikirara rero akuvuna mu isaso ni ukuvuga ngo aho musindiye naho aho mugeze naho iri ni ishyano mbonye nari nzi ngo waciye bugufi wavuye muri ibyo wirirwamo by'uburara waretse ibyo biyoga n'amatabi uraje wegereye abana b'Imana barakwigishije none naringize nguje kunsaba imbabazi umbwira uti papayi rwose ngarutse mu muco nyarwanda ngarutse ndi umunyarwanda none wimbwira abana b'Imana wagiye gutereta ikirara nawe uri ikindi nanjye nagiraga ngo kitazambona ku gisasi reka ngukurire agahugu kabuno genda urebe mama wawe uzaza ubitubwire nta nubwo kuganirira nawe hano enda uko twarize uvuze akabuno biranuka umva terura izi nkwi ntabwo ari none nta mbabazi nguhaye kereka mama wawe asoni ikiryoshye ngo nageze ngo yikorere tugende
ujya guturika wenda hari uzaba umwana